Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Korera nzamukorera Yesu nzamukorera Yesu nzamukorera Yesu nzamukorera amen nzamukorera Yesu nzamukorera haleluya nzamubyinira Yesu nzamubyinira umwami nzamubyinira amen nzamukorera Yesu haleluya tuzamukorera Kristo tuzamukorera umwami tuzamukorera amen nzamukorera Yesu mu gusenga we nzamukorera Yesu nzamukorera Yesu nzamukorera amen nzamukorera Yesu hafi na kure nzamukorera Yesu nzamukorera Kristo nzamukorera amen nzamukorera Yesu ntiyambura nzamukorera Yesu ahemba neza nzamukorera njyewe nzamukorera Yesu ibihugu byose tuzamukorera Yesu tuzagukorera Yesu tuzagukorera amen nzamukorera Yesu nzamukorera haleluya Reka dusome ijambo ry'Imana, Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 8. Haravuga ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amen. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Umwami ashimwe. Reka uyu munsi wisengere, uze gusengera ibigega byawe aho uhunika. Uyu ni umwaka wo guhunika, aho uhunika mu bigega byawe. Niba harimo ubusa, ubwire Yesu ngo harimo ubusa, aguhe ibyo ushyiramo, cyangwa gucira inzira ubone ibyo ushyiramo mu bigega byawe. Niba bivumye ubivumure, uminjagiremo amaraso ya Yesu. Ibigega byawe urabisengera, Imana ibirinde kujyamo imungu, ushyireho uburinzi, Imana ibirinde kujyamo twa dukoko turya imyaka, ku buryo twagusahura ibyo wabitse mu bigega. Turasaba Imana ngo kugira ngo tumenye kujera ibigega byacu n'ubwenge bwo kujera ibigega. Ibi byabaye kuri Yosefu avuye muri gereza, bamugize umunyabigega kugira ngo acunge cyangwa se babike neza imyaka, kuko biteguraga igihe cy'inzara ngo bubake ibigega byo guhunikamo. Ukaba rero hari umuntu utagira ikigega ahunikamo, ni umwanya mwiza wo kubwira Imana ngo Mana, nta kigega mfite, nta n'icyo mfite cyo guhunikamo. Tubwiza Imana ukuri, mfite ibigega ariko ntacyo guhunikamo mfite, cyangwa se ibyo guhunika mu bigega ariko nta bigega mfite, mwami nk'ibigega ibintu nk'ibyo. Cyangwa se ufite ibigega nta kirimo,
ukabwira Imana ikaguhereza ibyo gushyiramo, ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Ni igihe cyo kwatura umugisha mu bigega byacu, bikuzura bigasendera, bikareka kuba ibice, tukareka no kurya ibyo twashyize mu bigega kandi ari igihe cyo guhunika. Nta muntu urya ibyo umuntu yahunitse. Umuntu nyine arahunika akarindira impamvu yatumye umuntu ahunika, iyo mpamvu akaba ariyo umuntu ahunikira. Rero uko Imana akora, ahunika ibyo bintu kubera iyo mpamvu. Ntitubwire ngo niduhunike, akazi kacu no kumvira umwuka w'Imana. Duhunika mu mwuka no mu mubiri, uhunika amasengesho, uhunika ijambo ry'Imana, urahunika. Tubwire Uwiteka aho umugisha ibigega byacu, kandi ibigega byacu birindwe, ngo no mu byo ugerageza gukora byose. Iyo Imana Uwiteka El Shaddai ahi umugisha imirimo y'amaboko yacu, n'umurimo ukora uwusengere, uwushinganishe. Niba ari business, uri umucuruzi, usengere ubucuruzi bwawe, usengere uwo murimo. Niba uri umukozi ahantu, usengere aho hantu, uwo mubosi wawe. Dusengera akazi kacu natwe, kandi tukisengera, tukabwira Imana ikaduha imbaraga zo gukora ako kazi. Rero Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro, ngo no mu byo ugerageza gukora byose, ibyo tugerageje gukora byose tubonemo umugisha, twe kuruhira ubusa. Ngo kandi azaguhera umugisha mu gihugu. Turasengera n'ibihugu turimo. Ni ukuri naho wagira imigisha, igihugu kidafite amahoro, igihugu kivumye, ntacyo bimaze. Ariko turasengera igihugu, ukihana ibyaha biri mu gihugu, ukaturamo ubuntu bw'Imana, ukatura amahoro, igihugu ukakirindisha amaraso ya Yesu, kugira ngo uwo mugisha Imana itanze ubone aho uwurira, ubone aho uhunikira, tubone aho duhunikira, tubone ubuntu bw'Imana buduhagarika muri ibyo bihugu Imana iduhaye, cyangwa se mu gihugu Imana idutujemo. Rero ni ubuntu bukomeye cyane uyu munsi, gusengera ibihugu byacu, gusengera ibigega byacu, gusengera imirimo y'amaboko yacu. Nabo kuvuga ngo abantu nabo badafite akazi, ni umwanya mwiza wo kubwira Yesu uti Yesu, ngaya amaboko yanjye ariko ntacyo mfite cyo gukora. Abashaka guhinduza akazi ati Yesu ngaka ni umwanya mwiza wampindurira akazi ukangirira neza. Ngo se abashaka kubwira Yesu uti Yesu, aka kazi ndarushye, cyangwa ngigira gutya, Yesu uti ndakwinginze, wampa umuntu unsimbura ngiye bakanzamura, bakawutanga poromosiyo. Abakeneye poromosiyo bakajya ku rundi rwego, nabo ni umwanya mwiza wo gusenga. Imana irumva, twebwe turayibwira igakora nk'Imana. Ni byiza kandi birakwiriye ko ari Imana umubyeyi yumva ibyo dusaba. Umwami asingizwe, umwami yubahwe. Reka dusenge Imana. Gusa ndakwibutsa ko umugisha Imana itanga itongeraho umubabaro. Oya, ntabwo umugisha Imana itanga yongeraho umubabaro. Ni umugisha uza tukagira amahoro, tukagira umunezero, kandi tukagira umugisha uramba. Umugisha uramba. Ujye ubyibuka ubwira Imana ngo Mana, ibyo mpaye ntibikance mu myanya y'intoki. Ikintu cyo kwibuka kukibwira Imana, ibyo mpaye birindwe, ibyo mpaye bingereho byose byuzuye. Reka dusenge Imana. Mana, tugushimiye, tugusize hejuru umwami. Uri mwiza, ushimwe kubw'uyu munsi, shima kubw'iki gitondo cyiza, shima kubw'amahoro yawe, shima kubw'ubuntu bw'igorogota, shima we gitangaza, shima we nyir'icyubahiro, shima nyir'ubutabazi, shimwa shimwa, shimwa Mesiya nziza, shimwa shimwa gitare, shimwa shimwa Yesu, shimwa mwami w'abami, shimwa. Niwubahwe, niwubahwe papa, niwubahwe, niwubahwe uyu mwanya, niwubahwe gitare cyacu, niwubahwe mwami w'amahoro, ko ari igihe cyo kutugirira neza. Uyu munsi usingizwe, ko ari igihe wadutekerejeho ukaza kuvumura ibigega byacu. Ibyo batuvumye byatumaga ibigega byacu bitaba nk'ubutunzi, byatumaga ibigega byacu bihora biva bitobotse. Ni igihe uduhamagarira, utugiriye ubuntu ngo tubifunge mu maraso ya Yesu Kristo. Turagushimiye Mwana, uri mwiza Mana, turagushimiye ko
ko ari igihe cyo guha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ijambo rirambwira ngo tuzerekeza amaboko hose uzaduherayo umugisha. Haleluya. Icyo wanga n'ubunebwe bwo kudakora, ariko twe Mwami turifuza gukora. Reka imirimo y'amaboko yacu ihabwe umugisha, reka imirimo y'amaboko yacu irindwe, reka imirimo y'amaboko yacu Mwami, haleluya, ibemo imbabazi zawe, ubuntu bwawe bwomatane natwe. Imirimo y'amaboko yacu Mwami, Yesu 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 Yesu, yemerwe imirimo y'amaboko yacu, yemerwe imirimo y'amaboko yacu, tukugereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Shima Yesu, ndagushimiye Mwami. Uwo mugisha ibyo dukora, uwo mugisha amaproje yacu, uwo mugisha ibyacu, uwo mugisha Mwami ibiganza byacu, uwo mugisha imibiri yacu, amagara mazima, kugira ngo tubashe gukora umurimo. Yesu, imirimo yacu tubashe kuyikora. Aho niho Mwami Yesu, iyo dufite imbaraga bigenda neza, tubashishwa byose nawe, dushobozwa byose nawe, uduha imbaraga muri iyo byose Mwami, n'umurimo urimo. Turagushimye gitare, turagushimye cyubahiro kudahinduka. Uri uwera, uri uwera, uri mwiza, uri mwiza, urakwiriye, urakwiriye. Haleluya, haleluya. Urakoze Kristo, urakoze Mukiza, urakoze Mwami w'abami. Haleluya, singizwa. Uyu munsi tuwinitse mu maraso yawe, ugumye uduha umugisha, umugisha wagambiriye utugereho uko wabivuze. Mu izina rya Yesu ibyacu ntibibohwa, mu izina rya Yesu turibohoje. Amazina yacu aberokarize, waje gutanga umugisha mu bigega bya buri wese bihabwa umugisha. Abadafite ibigega bibahe, abifite babuze icyo bashyira mu bibahe. Mana dukure mu madeni, umugisha utanga ntihongeraho umubabaro. Dukure mu madeni, dukure mu bigeragezo, dukure mu bibazo, kuko ibyo biratunaniza, ibyo bidusubiza inyuma, ibyo bituma tugeza umutima wacu kure. Ariko witewe, wumva gusenga, utandukanye natwe. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishimwe Mwami. Itare cy'amahanga ni wubahwe, itare cy'amahanga nushyirwe hejuru, itare cy'amahanga ni wamamare. Haleluya, 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 haleluya. Shima Mwami, shimwa Yesu. Komeza uganze, ufate kontrole y'ikintu cyose, none n'iteka ryose. Amen, amen. Umunsi mwiza.